Reka tusuhuze inshuti bakunzi ba Telenews twayikaze ku nkuru ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Abantu benshi batangiye kwibaza ngo ese umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo ugiye kongera kuzuka, ese birashoboka koko Perezida Paul Kagame ashobora guhura na Ramaphosa imbona nkubone. Mu by'ukuri mu biganiro biri kubera muri Cote d'Ivoire, ni ibiganiro biri kubera hariya muri Cote d'Ivoire. Perezida Alassane Ouattara w'iki gihugu yongeye guhuza abarimo Ramaphosa ndetse na Paul Kagame mu nama izwi nka Africa CEO Forum. Ni inama rero igenda izenguruka ibihugu cyane cyane byo ku mugabane wa Afurika. Aha rero abakuru b'ibihugu baje kwisanga bicaranye ndetse baza no kuganira. Hari amagambo rero amwe Ramaphosa yavuze ko abatekerezaga ko Ramaphosa aramutse ahuye na Paul Kagame bishobora kuba byabyara umuriro, mu by'ukuri atari byo, maze abantu bakoma mu mashyi ngo kaci. Ibi byose nibyo tugiye kuza dukurikira muri iki kiganiro cyacu, hanyuma tuze no kugaruka ku bindi biganiro byabereye muri ino nama, harimo n'ibiganiro by'isoko rusange by'ubucuruzi ku isoko rya Gowa. Turabasaba gukomeza gukora subscribe, mukore share ndetse mukore na like kugira ngo ibiganiro n'inkuru tubategurira bijye bita bibageraho. Ngewe ndi Manirari Jacques. Nkundire maze wumve iyi ni CEO Africa Forum. Nyine ni inama yahuje bamwe mu bakuru b'ibihugu cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika. Gusa nanone yakibazwa impamvu ibihugu birimo nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihugu birimo nk'u Burundi bititabira izi nama ziba zijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubukungu ku mugabane wa Afurika. Ariko abantu benshi batangiye kuba biteramo urwenya, baravuga atari hari wenda ibihugu birimo nka Kongo, nk'u Burundi n'ubundi bisa nkaho ubukungu bwabo bwasubiye inyuma, bisa nkaho ibi ngibi bitabareba. Reka rero tugaruke ku ijambo rya Ramaphosa. Ahangaha yagiraga ati: President Ramaphosa, you have the privilege of chairing the G20 this year, and there are many people here, private sector, governments, who are hoping that because you're in this pole position, you can advocate for the extension of AGOA, the African Growth and Opportunity Act, quota-free, tariff-free access to the US market, in a time when the opposite is happening. And in your case, have you even been able to convince President Trump to show up? Well, there's still a long time from now hari to igihe November, kinini gihari kuva ubu kugera mu kwezi kwa 11, kandi ibiganiro bitandukanye bizakomeza. Uburyo G20 cyangwa se ibihugu 20 bikoramo inama, haba nk'inama 130 mu mwaka wose, kandi duhura n'ibibazo bitandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruhare kugeza ubwo tuzasoza inama nka Afurika y'Epfo, tugiye guha ubuyobozi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi twizeye neza ko mu buryo busanzwe kandi bunoze bizakorwa neza. Reka turebe uko bizagenda. Ariko nka Afurika y'Epfo turishimye cyane kandi twumva ari ishema rikomeye kuba tuyoboye G20 nk'igihugu cya Afurika. Ariko ku nshuro ya mbere nko ku mugabane wa Afurika, turanezerewe ku mugabane wose binyuze muri Afurika yunze ubumwe. Ntabwo ni umuryango wuzuye. Ubutaha tuzaganira ku bumwe bwacu ndetse n'uburinganire ku mugabane wa Afurika. Mu gihe dukora ibi byose, twizeye ko ibyihutirwa byacu bizashyirwa imbere mu biganiro. Ubu biri kuba biganisha ku nama y'abaperezida
izaba uyu mwaka mu kwezi kwa cumi uyu ni perezida Ramaphosa w'Afurika y'Epfo muri iyi nama ya CEO forum nyine iri kubera muri Cote d'Ivoire twibutse ko ari inama y'iminsi ibiri ihuza abakuru b'ibihugu bitandukanye ahangaha harimo nka Cyril Ramaphosa nyine perezida wa Senegal perezida wa Cote d'Ivoire perezida wa Namibia ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byahuriye muri iyi nama. Turaje umwanya dukomeza mu kiganiro nyakubahwa perezida Paul Kagame nawe yakomeje agirana n'umunyamakuru Lali wari uyoboye iki kiganiro n'ibyo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe yakomeje ageza ku bari bitabiriye iyi nama. Well, thank you, Lali. I think we have to put everything in context. Whatever President Trump has decided or whatever anybody else will decide. Murakoze Lali, ntekereza ko tugomba gushyira ibintu byose mu buryo bwagutse. Icyemezo cya Perezida Trump bifite amateka y'uburyo Afurika yagiye ikora mu bihe byashize. Ntabwo ari ibintu biba byatangajwe nk'umunsi umwe ngo duhite dukanguka kubera ko icyemezo cy'umuntu runaka, ahubwo twagakwiye kuba turi kubaka ubushobozi bwo kwigira no gutuma Afurika ikomera ku bwigenge bwayo ndetse no mu buryo Afurika ikoranamo n'indi migabane n'ibindi bihugu. Ibyo nibyo dukwiye kwibandaho. Mu buryo bumwe ibyo Perezida Trump yakoze byatwibukije ibintu byinshi bigomba kudukangura kugira ngo nka Afurika dukore ibyo dukwiye gukora. Dufite amahirwe, amahitamo menshi, dora tuvuga ku bushobozi bwa Afurika, ariko ni ryari tuzashyira mu bikorwa ubushobozi dufite mu buryo bufatika? Icyo ni ikibazo twakomeje kwibaza. Birasaba ko twebwe nk'umugabane nk'abaturage ba Afurika dufata umwanzuro wo kwikemurira ibibazo byacu. Tugomba guhora dutegereje ibyo abandi bavuga cyangwa bakora kuri twe. Tugomba gukorana hagati yacu n'abandi ku rwego mpuzamahanga batugirira akamaro kandi natwe tugirira akamaro. Icyo ni cyo gisobanuro nyacyo. Our aspirations as Africans, when, for instance, you've been critical of its role in mediating in the conflict that you have with your neighbor in the DRC, in the Rwanda process, the Nairobi process, and the best results appear to have come from one meeting you had with President Tshisekedi in Qatar. So the African Union failed there and Qatar succeeded. Well, I think there are several efforts going on at the same time. Hari ibikorwa byinshi biri gukorwa icyarimwe ndetse ibyo nibyo bigaragaza ikibazo ndetse nibyo turi kuvuga yaba Katari cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo twavuga ko twabigezeho mu buryo butunganye. Abantu bose baragerageza kandi nanone ibyo byose bitugiraho uruhare mu by'ukuri. Niba urebye ibyo twakoze ku mugabane wacu, hari intambwe imaze guterwa. Ntekereza ko tutavuga ko nta cyakozwe muri rusange. Urebye Abanyafurika batangiye kuvuga rumwe, hari intambwe yatewe mu myaka 10 ishize. Hari bikwiye kudutera kwibuka ko hari ibintu byinshi tugiye gukora tutakoze. Igihe nari mu bayobozi ku mugabane wa Afurika, hari ibyo twaganiriyeho
harimo ikigo cy'amahoro ko cyagombaga kwigira mu bijyanye n'amahoro n'umutekano. Iyo urebye ku mugabane wose usanga hari abantu bagiye ahantu hagiye haba amakimbirane mu bice bitandukanye, hari ibikorwa bitandukanye biri gukorwa, bimwe bigashoboka ahandi bikanga. Ibi ni bimwe mu bice by'amateka ndetse no mu buryo twakoze imiyoborere yacu bwite, bikatwibutsa ko tudashobora gukora byose dufashijwe, ahubwo ko tugomba kongera kubasabira inkunga. Mu yandi magambo, icyo gihe cyose nubwo twabasha gukora ibintu bwacu, tugomba no gushaka abafatanyabikorwa bafite ibyo batanga, ariko twe nk'Afurika tugomba kumenya icyemezo dukwiye gufata. All kinds of efforts going on, back and forth, succeeding in some places, not succeeding in others. Uyu rero ni nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agaruka muri iki kiganiro ubwo yaganirizaga nyine abakuru b'ibihugu bitandukanye. Tubibutse ko ahangaha yari ari kumwe ndetse yaricaranye na perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Aha Ramaphosa ariko nawe ntabwo yacecetse, kuko nawe yahise agira icyo asubiza. Ramaphosa nawe muri iki kiganiro cyari cyowe n'uyu munyamakuru witwa Lali, yagize icyo avuga, maze muri amagambo aravuga ngo ku bijyanye n'umutekano, by'umwihariko ku makimbirane amaze kuba ku mugabane wacu wa Afurika, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndashaka kongera gushyigikira aho perezida Kagame yerekeza, aho gutanga ibitekerezo byuzuzanya. Inzira zose zagiye zikorwa ku mugabane, yaba inzira ya Nairobi cyangwa Rwanda, inzira ya Afurika yunze ubumwe, byabaye ingenzi cyane mu kubaka umusingi w'amahoro no kubaka icyizere, kugeza naho harimo amasezerano yashyizweho yo guhagarika intambara hagati y'abahanganye, ndetse no gukura ingabo za SADC muri iki gihugu nk'uko ziri gukurwayo ubu ngubu. Maze rero muri iki kiganiro cyacu Ramaphosa abarakomeje, abari bari mu cyumba cy'inama maze bose bakubita igitwenge. Ramaphosa maze akomeza muri amagambo agira ati, ndumva abantu bashobora gutekereza ko perezida Kagame nanjye turi mu makimbirane, kandi bamwe mushobora kuba mwaratekereje ko tuzahangana kubera ko twicaranye, ariko ni byiza kubera ko mwese mwemeranya, mwese murabitekereza. Nuko ibikorwa byose byakozwe byubaka umusingi ukomeye kandi wizewe, kandi kuko ibihugu byacu ku mugabane atari ibirwa, nidukora gusa twese muri iki gihe isi idahinduka, tugomba gukorana n'abandi, bityo icyo abandi bashobora gutanga, niba ari abaturutse hanze ya Afurika, ari icyo abantu baturutse hanze ya Afurika gifite agaciro, tugakorana. Ariko ku iherezo tugomba kwibuka ko igitekerezo twiyemeje nka Afurika ko ibibazo bya Afurika bisubizwa na Afurika. Ku iherezo perezida Kagame arabizi, ibyo biganiro bigomba kwemezwa, gusinya no kubyemezwa, no kuba byakwemezwa bikemezwa nk'abanyafurika. Uyu ni umugabane wacu, turi abakozi b'ejo hazaza k'uyu mugabane, kandi tugomba
kubaka amahoro twenyine kuko turi ku mugabane wacu. Dufite inshingano zikomeye zo gutuma amahoro aba ariyo avuga, kandi ibyo bakora na Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa undi wese ni igice cy'urugendo cyo kubaka amahoro, ariko bifite inkomoko muri Afurika, kandi dukwiye gushima no gushimangira abadufasha kuko ni abafatanyabikorwa bacu. Ahangaha maze abakurikiye iki kiganiro bari batangiye kuvuga ati ibintu bitangiye kuryoha ubwo nyakubahwa Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo na Perezida Paul Kagame abantu batekerezaga ko kuba bicaranye bashobora kuza kutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe, ariko ahangaha ikibahuje mu by'ukuri ni ibijyanye n'inyungu z'umugabane wa Afurika, ni ibijyanye n'icyo bakwiye kubakorera Abanyafurika, nabwo ari ibijyanye n'impaka za ngo turwane za hagati ya Perezida Cyril Ramaphosa na Perezida Paul Kagame. Ari no mpamvu ibyo bagaragazaga ahangaha, yaba Perezida Paul Kagame yaba Cyril Ramaphosa, bose bagaragazaga ko Afurika ikwiye kubaho ari uko habayeho imbaraga zo gukomeza kwiyubaka. Aha rero Perezida Cyril Ramaphosa nyine nk'umuntu uyoboye igihugu cya Afurika y'Epfo, tubitse ko kiri muri bya bihugu twababwiye bigize G20 cyangwa se G20, ibihugu 20 twavuga Afurika y'Epfo nayo izamo. Umunyamakuru yari yaje gukomeza noneho amubaza ku bijyanye n'uburyo uyu Cyril Ramaphosa akunze kugaragara mu gihe cya COVID-19 agirana inama n'imiryango itandukanye ku mugabane wa Afurika, nibe hari aho yaba yarigeze agananye kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Lari abaza Perezida Ramaphosa, maze Ramaphosa nawe amusubiza muri aya magambo. Perezida Ramaphosa yakoraga inama z'imiryango nyine muri COVID, aho yagiraga ibiganiro bikomeye n'Abanyafurika. Ntekereza ko yakoranye ibiganiro Perezida Kagame ni Lari wari waje n'umugabo Cyril Ramaphosa, maze Cyril Ramaphosa nawe muravuga ati uri umuyobozi ukomeye mu gace k'ubucuruzi. Yego, dufite inama z'umuryango zidakundwa n'abantu benshi, babona ibintu bimwe bibaho mu buryo bwihuse. Dufite inama z'umuryango hagati yacu, ibiganiro bikomeza kandi turi kumwe ku murongo wihuse kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye, bityo reba ibintu bihambaye bishobora kubaho mu kirere, mufate umwanya murebe ibyo dukora mu kubaka inzira y'amahoro ku mugabane wacu. Yego ni ukuri kuko umuyobozi ukomeye w'agace k'ubucuruzi ku mugabane wa Afurika, yego ni yego, ngiye kuvuga birababaje niba ariyo myumvire uzi. Ubwo ninjiraga hamwe na Perezida Ouattara ndetse na Perezida Kagame n'abandi, ubwo nari ngiye muri iyi nzu numvaga impano y'amafaranga. Nshimiye iyi ngingo kugira ngo hano no kureba abantu bafite amafaranga cyangwa bafite amafaranga bafite ububasha, kandi ubwo nitegereje mvuga ko ari byiza. Ndashaka ko bumva neza kagera mu gace k'ubucuruzi k'umugabane wa Afurika. Tugomba kumenya no gushimira ko abayobozi bafashe icyemezo cya kirazira na Perezida Kagame wabaye umuyobozi w'impinduka, badufasha kwishyira hamwe nk'umugabane no kudufasha kureba ibikwiye kugira ngo twubake umugabane wacu. Uyu rero ni Cyril Ramaphosa. Ngayo nguko rero abadukurikiye namwe mukomeze muduhe ibitekerezo kuri Telenews, mudukorere subscribe, mukore share, mukore like kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategura bijye bihita bibageraho uwo mwanya. Ariko nimuduhe ibitekerezo munatuganirize. Aba bagabo batangiye kuganira ni Cyril Ramaphosa
wa Afurika y'Epfo ni perezida Paul Kagame, ni ingabo za sadeke, izi ni ingabo sanidi DRC za sami DRC, ingabo zo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, hari ziri mu butumwa bw'amahoro muri MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari za sadeke, hari umwuka mubi wajemo ubwo Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu birimo nka Malawi na Tanzania byajyaga kwifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Afurika y'Epfo ikaza kubabazwa no kumva ko umutwe w'M23 barwanaga ubwo bafashaga igisirikare cya Kongo ufashwa n'u Rwanda. Afurika y'Epfo igashinja u Rwanda ko ari rwo rwagize uruhare mu kwica cyangwa se abasirikare bagera kuri 14 ba Afurika y'Epfo baguye mu butumwa bari bagiyemo bwo kurwanira Antoine Felix Tshisekedi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagera ku 100 bagakomereka, abandi ubu ngubu bakaba bari gutaha ibihumbi n'ibihumbi. U Rwanda rukaza kubaha inzira banyuzamo intwaro zabo, hakabaho guterana amagambo, ariko abantu nanone bakajya bibaza ngo si Ramaphosa waje kwifatanya n'u Rwanda kwibuka, yamara kuva mu Rwanda akagenda agatangaza ibindi bintu. Uyu munsi yahuye na perezida Paul Kagame hariya muri Cote d'Ivoire kwa Alassane Ouattara, maze si Ramaphosa we wari wicaranye na perezida Paul Kagame barebana indoro, mu by'ukuri bisa nkaho ari indoro itarimo n'urwango, aza kuritora aravuga ati ngira ngo mwese niko mwatekerezaga cyangwa se mwatekerezaga ko niza guhura na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame tuza kurwana. Ababitekerezaga gutyo baribeshya. Iyi mvugo rero sintekereza ko yaguye neza abarimo Antoine Felix Tshisekedi, abarimo Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwinangira no kunangira ku ijambo ryabo, bakomeje kumva ko u Rwanda icyo rugamije ari uguhungabanya umutekano. Mu ngingo zagarutswemo hano hagarutswemo ingingo y'ubukungu, ingingo z'ubucuruzi, ingingo zo gushaka amahoro n'iterambere ry'umugabane wa Afurika, ariko tuza gusanga ibi bihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi bititabira. Abantu bakibaza atari ku bundi ibihugu kuki badashobora kwitabira ngo bijye aho abandi bagabo bari. Icyo kintu mu gitekerezo turigera ngo mude ibitekerezo byanyu. Ese umuntu na Afurika y'Epfo ko tuzi ko ambasade y'u Rwanda muri Afurika y'Epfo ikora, ese umwana w'u Rwanda na Afurika y'Epfo bimeze gute? Ese koko ni bya bintu bya politiki, ngo muri politiki bamo uzi gucenga, cyangwa se aba bakinnyi bakaba ari abakinnyi babiri, Paul Kagame akaba ari umukinnyi mwiza na Ramaphosa akaba ari umukinnyi mwiza, none bose bakaba bagiye guhurira hamwe ku izamu rimwe batsinda? Reka tubitege amaso. Njye bategura iki kiganiro nakibagezaho na Imana Jacques, ukomeze uryoherwe n'ibiganiro Tele News bategurira. Bye bye, ciao ciao.